Hello kuri Iyubake Ukire ni Jenny ubasuhuza. Twongere twungurana ibitekerezo, twigishwe n'ubuzima, twihugure kugira ngo twubake imitekerereze yacu, ubuzima bwacu bushobore kugenda neza, tubeho mu munezero n'umutuzo muri twebwe kandi twiteza imbere. Murabizi nibyo tuganiraho kuri uru rubuga rwacu rwa Iyubake Ukire. Ingingo y'uyu munsi rero mwayibonye, Murekere cyangwa se Murekere, aba ari we ufite ukuri niba ntacyo bigutwaye. Mureke kujya impaka, ibyo kujya impaka. Uti mbese ni ngombwa ko ninjira mu guhangana kwa za ego kugira ngo ngerageze kwereka undi muntu ko yibeshya ko ari njyewe ufite ukuri? Ese hari icyo bikumariye? Akenshi 99% ntacyo bimaze guhangana n'umuntu mu bitekerezo, ntacyo bimaze gushaka kujya impaka n'umuntu, ntacyo bimaze gushaka kwisobanura, usobanurira umuntu ibintu byinshi kugira ngo ashobore kumva igitekerezo cyawe, ushaka kumwumvisha ko ari wowe uri mu kuri. Akenshi uzarebe ntacyo bimaze, ahubwo bikugirira nabi. Burya mu buzima murabizi, iri hame ni ikintu gikomeye. Iri ni ihame rikomeye ry'ubuzima nifuza kubasangiza, kubera ko akenshi iratunanira nka kamere yacu, kubera ko kamere yacu karemano, ego yacu, burya murabizi tuba dushaka kugira ngo tuyirwanirire, ukavuga uti iki kintu ndakibona gutya, cyangwa se nzi ko ibi nibi ari gutya bimeze, undi akazana nawe ukundi, wowe ugashaka kujya impaka nawe, ugashaka kwisobanura, ugashaka kumusobanura kugira ngo umwumvishe ko ari wowe uri mu kuri. Ariko ikintu, ihame ry'ubuzima ushobora kugenderaho, ushobora gukora, ni ukwikuraho kuyoborwa na ego. Ya ego yawe ugahagarika gushaka kuba ari wowe uri mu kuri, ukabireka niyo waba ukurimo, ukareka kurwanira ego yawe wisobanura kugira ngo undi yemere ibyo turi kuvuga. Burya ni amakosa, burya ni ibintu bitugirira nabi. Dushyize mu gaciro bimaze iki gushyira nk'amasaha yawe n'amasaha, ugashyira igihe cyawe, imbaraga zawe zo mu mutwe mental, imbaraga mental mu mutwe, uzarebe impaka n'umuntu ukuntu bumeze, uba wumva wataye umutwe, byakurakare, ndetse ugasanga uramara n'umwuka wawe na wa mutuzo wawe, ukagenda uri kugira gute, uri guhangana n'umuntu, usobanura umuntu, ujya impaka n'umuntu udashaka kumva. Nuhagarika ibyo bintu bizagufasha, uzabibona bizagufasha mu buzima bwawe. Burya iyo umuntu agukunda, iyo umuntu akubaha, iyo umuntu azi agaciro kawe, nta n'ubu ukeneye kumusobanura byinshi kugira ngo akumve. Ni ukuvuga ngo gusobanura umuntu udashaka kumva nta kintu bikumariye, ahubwo birakubabaza wowe, bikujyeho, bigutesha umutwe, kandi ugasanga ni no ku bintu bitazagufasha kugera ku ntego yawe. Niba nta n'ikintu ibyo bintu bikumariye, ari ibintu nta bihure n'intego ushaka kugeraho, nta ngaruka nziza bizagira mu buzima bwawe, cyangwa ngo bigire ikintu bimarira kuri iyi si cyiza, turajya impaka kubera iki? Ahubwo ibyo bintu ugomba kubireka. Ibi bintu ni ngombwa cyane, birakwicira, kuko ibintu byo kugira ngo ugerageze kumvisha undi muntu, ukacyumvisha umuntu ikintu udashaka kumva, ni wowe bibabaza. Burya kumvisha ikintu umuntu adashaka kucyumva ntacyo bigeraho, ntacyo bimaze. Uzabirebe none si bimaze iki? Inshuti yanjye, iga guhagarika ubu bwoko bw'ibiganiro n'impaka zidafite icyo zimaze. Kwa kundi uganira n'umuntu, ukajya impaka n'umuntu, ndetse n'umuntu mu bantu ugasanga urimo urajya impaka nawe, uramubwira ingibi adashaka kubyumva. Ibyiza izo mpaka zihorere. Burya ni intambara ya ego, burya inasenya ingo nyinshi. Ingo nyinshi ziranasenyuka kubera intambara ya ego. Ngiye bintu ndabibona gutya, nanjye ndabibona gutya, ugasanga murahanganye nk'uko
murabona ukuntu imbwa burya yo zihangana, imbwa zirahangana ugasanga imbwa iramukira indi, imbwa iramukira indi, imbwa ikamuka zikamukerana. Ariko burya uko imoka isimbuka zimoka zisimbukirana, rimwe na rimwe uzabirebe ubyitegereze, hari igihe gishira nko mu masegonda makeya ukabona imbwa imwe iratuje. Imbwa muri ya zindi ebyiri ihagaritse kumuka, ikemera kwindi iyitegeka. Ni ibintu muzabigenzure no kumbwa irabikora, ikamuka umunota umukabona imwe iratuje irahagaze. Ni ukuvuga ikaba yemeye, nko kwemera ko iyindi go yayitegetse igatuza kugira ngo bihagarare. Natwe abantu rero tugomba kumenya ibyo bintu niko bigomba kugenda, tukagira igihe aho kujya mu bintu by'impaka bidahagarara, tukavuga tuti izi mpaka ntacyo zimase. Impamvu y'impaka ari ukugira ngo aba ari wowe uba umunyakuri, ugomba kuvuga uti reka gihurire. Ukavuze icyo kintu uvuga uti niba nta kintu bintwaye, niba nta kintu bintwaye reka mbyihurire. Kuba umunyakuri ntacyo bintwaye. Niba utakaje impaka burya ugomba kuvuga uti aho kugira ngo wenda ngenzi indi mpaka sigundi akomeretse, reka nzihurire. Kuko burya iyo umuntu atakaje impaka asigara akomeretse, noneho uzitsinze nawe akaba yikururiye umwanzi. Nicyo kintu tugomba kwirinda cy'impaka. Byanze bikunze iyo muri kujya impaka akagira uzitsinda, uwo nguwo wazitsinze wowe uzasigara wenda uvuga uti ndamutsinze ni ngewe ufite ukuri, undi asigara ababaye arakomeretse, kandi wenda yarazi ko ari mu kuri arakomeretse. Noneho ube wikururiye wa mwanzi nyine, araba umwanzi wawe, arabona ko uri umuntu mubi, umuntu utamwumva, umuntu akubone nabi, akubone kubi. Ugasanga rero mwembi hari icyo mutakaje aho kunguka. None bimaze iki kujya mu mpaka? Burya impaka zitwicira ibintu byinshi, zitubuza n'umutuzo. Niba wifuza kubaho utekanye mu mutwe wawe, ukumva umeze neza, ukabungabunga imbaraga zawe, ukeneye gukoresha iki kintu iri hamwe ukarikoresha, kubera ko izo mbaraga zawe ukeneye kuzikoresha mu bindi bintu bifite akamaro. Ukeneye kuzikoresha mu mushinga yawe ya business, ukeneye kuzikoresha muri siporo kugira ngo uwite ku buzima bwawe, cyangwa se mu bindi bintu ukora, mu kandi kazi ukora, mu bindi bintu bigira icyo bikungura. Ukeneye kubikoresha mu kuba wishimana n'abantu mukunda, inshuti zawe, ukajya kuzira mukaganira, mugaseka umuryango wawe, ugakoresha izo mbaraga zawe mu bintu byiza, mu bintu bikugirira neza, mu bintu bigufasha. Niba ari byo bintu ukeneye, wita imbaraga zawe mu bintu by'impaka, mu bintu bidafite impamvu. Ibyo niba nta mpamvu igaragara yo kujya impaka n'umuntu, ntacyo bihindura ku buzima bwawe. Reka abandi aba ari bo bagira iki ukuri, bareke ari bo baba mukuri, niba bashimishije bo, wowe ubihorere witurize. Nibyo bizagufasha, uzayibona. Ni ibintu bizaguha umutekano muri wowe, bizaguha umutuzo muri wowe. Kwirinda kujya impaka za Rwanda, bita za Rwandanze. Burya ni ibintu bitubuza gutuza, tuba turi gutakaza imbaraga zacu, tugashyira imbaraga aho zidakwiye kujya, imbaraga zo mu mutwe, ugashyira umwanya wawe, igihe cyawe uri guta ubwira umuntu ngo umwumvishe ukuri kwawe, umuntu udashaka no kumva. Kubera ko bimaze gutya n'uwo muntu ntaba ashaka kumva, aba yumva afite ukuri kwe, nawe ufite ukuri kwawe. Ugasanga rero mugiye guhanganisha za ego zanyu, kandi nta kintu bibungura uretse kubabuza kugira gute kujya mu mutuzo. Kandi umuntu burya akeneye umutuzo kugira amererwe neza, kugira ngo umunsi ugende neza, kugira akore ibintu bye neza. Iyo winjiye mu bintu by'amarangamutima mabi nk'ibyo bigutera by'impaka, urumva ko uba wiciye umunsi wawe. Ntabwo bivuga ko ugomba kwemera ibintu byose abantu bavuga, oya, icyo ntabwo ari cyo bivuga. Ufite uburenganzira bwo kutabwemera, ufite uburenganzira bwo kugira kwemera ibintu byawe. Niba undi avuga ibintu ntubyemere, urabifitiye uburenganzira. Ahubwo icyo bivuga ni ukwibwira uti mbese ni ngombwa ko ninjira mu guhangana kwa za ego yanjye n'iy'undi muntu, twinjira duhangane kugira ngo ngwanire ego yanjye, nyihagararire, nkomeze nyirwanire, kugira ngo uyu muntu yumve ko ari giye ufite ukuri.
kubera ko ndashaka kugerageza kumwereka ko ari njyewe ufite ukuri, we arimo kwibeshya. None se ibyo nibyo wumva ushaka? Ese hari icyo bikumariye? Akenshi uzasanga nta kintu bikumariye, uzasanga ari ibintu byo kugira nabi, ahubwo byo kukubuza umutuzo. Burya kureka kwisobanura nibyo byiza, nibyo fese ni nko kureka kwisobanura, nabyo bimeze nko kureka kwisobanura. Burya iyo ujya impaka uba urimo kwisobanura, uri kwisobanura ku muntu ujya impaka, wenda hari ikintu yakubwiye, nta hantu nta kintu byakumarira, kubera ko kwisobanura burya ni uburyo bubi bwo kuvugira ego yacu. Niba hari ikintu uzi wakoze wenda kibi, ushaka kuba umuntu ucisha amacyo ukavuti anakoze ikosa, wenda ugasaba imbabazi, aho birumvikana. Ariko niba uzi yuko utari no mu ikosa, ukabona umuntu adashaka kukumva, kumwisobanuraho, kutisobanura burya nibyo byiza. Kutisobanura no gufata inshingano zawe zo kugira ngo utinjira mu kurwanisha za ego. Donc hose hamwe niba ufite ikosa uraba umuntu ucishije make, niba nta kosa ufite, umuntu udashaka kukumva kumusobanurira ujya impaka nawe nabyo ntacyo bimaze. Ibyiza ni ukutisobanura, nuvuga ngo ufashe inshingano kuri wowe zo kwita ku marangamutima yawe kugira ngo umererwe neza, wirinde kujya mu bintu bigutesha umutwe, wirinde gushyira imbaraga zawe aho zidakwiye kujya, kubera ko za mbaraga zawe, imbaraga zawe mental, burya ni ikintu gikomeye. Lo mental mu mutwe, mu bwonko bwacu ni ahantu tugomba kurinda ibintu bihasagarira, ibyo bintu by'impaka bihasagarira. Uri gusobanura umuntu udashaka kumva, ugasanga mu gihe mu kiganiro cy'abantu cy'ibipfamatwi uravuga nawe akavuga, ugasanga n'ubundi wowe bikugizeho igihubwo ingaruka mbi, birakubabaje. Umuntu udashaka kumva kandi wumva ari uri mukuri. Urumva rero iyo uhisemo kubireka ntiwinjire mu kujya impaka nawe, nibyo bigufasha gutuza, nibyo bifata gutuza. Jya umenya gufata inshingano, uvuga uti iki kintu ndi kugimakaho n'uyu muntu, iki kintu mbwira umuntu nawe ntari gushaka kucyumva, niba ntacyo kintu mpaye, niba ntacyo gihinduye ku buzima bwanjye, niba ntacyo kirahindura ku isi, ibyo avuga reka murekere, ibyo arimo ni ukuri kwe, ntibivangura kwemera, ariko ni ukuri kwe. Wijya impaka nawe, murekere aba ari we ufite ukuri. Niba ntacyo bigutwaye, uzayibona uzunguka ibintu byinshi cyane, kujya impaka, kwisobanura. Stop, ni ibintu bizagufasha. Niyo waba uri mukuri, wibitamo igihe, kubera ko burya nibyo nababwiye, umuntu ugukunda, umuntu ukwitayeho, umuntu ukumva, ntabwo ukeneye no kumubwira ibintu byinshi umusobanuraho. Uwo nguwo abyumva vuba. Nawe umuntu udashaka kukumva niwe uzakujyana mu mpaka zangwe turwane, gutya na gutya, uvuga, ugasanga ubwonko bwawe wiriwe, umutima wawe washavuye, wiriwe nabi, uramwibazaho kubera icyo atumva ibintu uri kuvuga. Urumva yuko uba uri kwigirira nabi. Ikintu rero nashaka kubaganiriza, iri hame ryo kuvuga ngo murekere aba ari we ufite ukuri, niyo yaba atari kuri wowe. Niba ntacyo bigutwaye, nicyo ndi kuvuga, niba ntacyo bigutwaye, kubera ko akenshi burya hari igihe tujya impaka zitari ngombwa, umwanya wacu tukawuta mu bintu twashaka gukoramo, mu bintu bidafite akamaro, kandi hari ibindi bintu bidutegereje twashaka gukoraho bijyanye n'intego zacu. Numva ntidupfushe gusa igihe cyacu ku muntu udashaka kumva, ku muntu utumva ibyo umubwira, ku muntu ubwira ukabona ntabwo yumva ibyiza. Niworere, mureke agume mukuri kwe, ubundi wikomereze, wigumire mu mutuzo wawe, imbaraga zawe uzibike, uzibumbatire, gutyo urazabona uzabaho uri umuntu utuje. Ibyo nicyo bita kumenya kutayoborwa na ego. Kubera ko abantu benshi burya bayoborwa na ego. Iyo wowe na ego ukora amakosa menshi, murabizi n'ingo nyinshi, hari ingo nyinshi zitandukana zisenyuka, umugore n'umugore bagatandukana kubera ko bayobowe na ego zabo zigahangana. Ego y'umugore igahangana na ego y'umugabo, buri wese ego imuyobora, kubera ko burya twese tugira ego. Ariko iyo ego yakuyoboye
ubwo kaba kabaye. Ntushobore kuyobora wowe ubwawe bibwirutse hano ndagira ndagutse ndacaka. Ingorero nyinshi tubona zijya mu mpaka za ngo turwane ari uguhanganisha za ego. Wowe rero ugomba kubimenya ukavuga uti niba ndi no mu rugo ego yanjye nzayiyobora, niba ngombwa niba ntacyo bintwaye impaka ukaziborera. C'est très très important. Ni ihame ry'ubuzima njyewe nabonye rifite akamaro mu mibanire y'abantu, rigakomeye mu mibanire y'abantu. Iyo umuntu yageze kuri iri hame ni ibintu bimufasha neza, bimufasha kubana n'abantu ntagire ibibazo kandi n'umutima we ugatuza. Mwabyumvise rero, mubareke cyangwa mumureke, umurekere aba ari we ufite ukuri. Uwo muntu uri kugisha impaka, uwo muntu utakumva, uwo muntu ubwira ikintu ukabona ntacyo bikubwiye, ntacyo bimubwiye, niba ntacyo bigutwaye murekere uko kuri kwe, mureke aba ari we ufite ukuri. Niba bimushimishije wowe uzi impamvu ubikoze, kubera ko wowe wifuza waba mu mutuzo wawe, wifuza gutekana muri wowe, wifuza amahoro, urabimurikira hanyuma amahoro azi. Aho kugira ngo ujye mu maka nawe amahoro uyaburiye umutima. Nababwiye yuko iyo ugiye impaka n'umuntu, umuntu ukamutsinda uramukomeretsa, wamukomeretsa akaba umwanzi wawe. Urumva rero ni ibintu bigaruka ugasanga n'ubundi nta nyungu kuri wowe, nta nyungu kuri we. Mwabyumvise rero, ngira umunsi mwiza naho utaha ku bindi biganiro, ku yindi video itwungura imitekerereze yacu. Mugire mukore, muzashyire mu buzima bwanyu iri hame, muzabona ukuntu muzahinduka, muzabona ukuntu muzabaho mu mahoro n'umutekano muri mwebwe. Ciao ciao.